Yes, muraho nshuti mujya mudukurikirana murakomeye mumeze neza. Tugiye kuganira rero, muze gutega amatwi mwiyumvire ikiganiro nzanye ku rubuga Izere Yesu. Buriya rero maze iminsi ngenda nzana ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro birivuga ku misengere, imisengere y'iki gihe, imisengere ya buno mbo. Uribaza ukavuga ati ise gusenga kwa buno n'ukwa kera bigiye bimeze bite? Buriya abavandimwe, niyo mpamvu tuje kuganira namwe ikiganiro kuri urubuga Izere Yesu. Murabona rwose ko tumaze iminsi tugenda tuzana amashusho agiye atandukanye mu buryo bugiye butandukanye, ariko mbere ya byose twasabye inkunga, dusaba abantu badushyigikira, ariko twarababuze. Mbere yuko wajya ureba videwo ujya urayireba uyirangize, buriya nibyo bidufasha. Abavandimwe mujya mukurikirana urubuga rwacu Izere Yesu. Buriya umuhanga niwe wagiye aravuga ati buriya abantu benshi bategura ibintu bakagera ku ntego ya. Rero bavandimwe, murabizi ko iyi cano igivuga ku biganiro bijyanye no gusenga, igivuga ku nkuru za Yesu, igivuga ku bintu bigiye bitandukanye birimo imisengere ya buno n'iya kera. Ukibaza ati ese gusenga buriya ni intwaro ku mukristo? Cyane ko nk'iyo tubonye muri bibiliya ngiyi muri kuyibona n'amaso yanyu, nk'iyo tubonye muri iki gitabo bita bibiliya, tukagenda tubonamo inkuru, tugenda tubonamo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ukibaza uti se nk'inkuru ziba ziri muri ibi bitabo ni iz'ukuri? Buriya ni iz'ukuri, cyane ko mwagiye mubona ko turi kugenda tugera ku nsengero zigiye zitandukanye. Mwabonye ko nageze ku rusengero rw'ahantu bita Shapera rw'abakatolike, ndazamuka. Mwabonye ko nagiye no ku rusengero rw'abarokore rwo muri paruwasi ya Rugerero, narwo rw'abarokore mwararubonye, rwegeranye na misiyoneri, navuga kiliziya y'abakatolike. Ziriya nsengero rero mwabonye ko abantu bari gusiganirwa bajya gusenga, ariko ukibaza ese iyo umuntu agiye gusenga nk'uko mwabonye bari kugenda bajyayo, imirimo agaragaza avuye gusenga niyo y'ukuri koko? Buriya reka mbabwire bavandi, buriya ugiye utegura imisengere yawe ugasenga neza, ukajya mu rusengero, wavayo ugakora imirimo myiza, ugakora imirimo ijyanye no gusura abarwayi, ugakora imirimo ijyanye no gusura inshuti zawe, imfubyi se, abapfakazi, aho Imana yaguha umugisha bijyanye n'uko weho uri gusenga. Yego rero bavandimwe mujya mudukurikirana kuri urubuga rwacu, tugenda tuzanaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwagiye mubona ko njya nzanaho abakozi b'Imana, hariho Pastor Rucagu, hariho Pastor Eliya, hariho n'undi mumama nawe uherutse kubyara ubu yarungutse afite undi mwana, nanjye ukunda gukorera kuri urubuga. Rero ntago ibi biganiro tuba tuzana ari byo gukina, ntago ibi biganiro ari viyuzi gusa. Ibi biganiro ahubwo wumvishije n'ijambo ry'Imana, ugakora imirimo, ugakora ibintu biba bisabwa. Buriya reka nkubwire, iyo umuntu apfuye ubuzima bwe rwose buba burangiye, ariko iyo hari imirimo wagiye ukora, ugafasha nk'abarwayi, ugafasha nk'imfubyi, ugasura nk'imfungwa, ugasura nk'abantu bababaye cyane, nk'ababa bari kwa muganga. Buriya kwa muganga habaho ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo byinshi cyane, ibibazo birimo gusura bari abarwayi, ibibazo birimo gusura abakene, ibibazo birimo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ndetse n'abarara hanze n'abadafite icyo kurya ukabagaburira. Iyo niyo mirimo abantu bakwibukiraho. Twagiye tubona nk'abantu benshi bagiye bataha bakora imirimo. Ikiganiro rero nicyo ndimo mvuga, bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye, bagiye bafasha imfubyi n'abapfakazi, bagiye bafasha abantu basabiriza, bagiye bafasha abo bantu rero. Kandi buri abavandi uzibuke no gucumbikira abashyitsi, cyane ko nk'umugaragu Loti yacumbikiye abashyitsi, ariko bari abashyitsi akababoneraho umugisha. Ese weho wibuka gucumbikira abashyitsi baje bakugana? Hari urugo mperutse kugeramo, bari bahishije, bamaze guhisha ibiryo batereka mu cyumba, baraza baranganiriza. Kandi burareka nkubwire, baraje baranganiriza. Burareka nkubwire, muri abana batanu cyangwa se muri abantu batanu, ibiryo wa gatandatu yaza akaryaho, n'ubundi namwe batanu mwahaga. Nk'urugero, none se nka ruriya rugo nagezemo baranganirije, ariko nkumva ibiryo bihumura mu nzu.
ndibaza se ko abantu nsanze bahishije buri iyo bareka ngakoramo ibiryo byari kubahaza nanjye ntibyari kumpaza. Urumva rero buriya kwakira umushyitsi agusabira umugisha, umushyitsi atuma ubona n'icyo utakagombye kubona. Urugero none se mwumvishe ko mvuze kuri uriya mugaragu w'Imana Loti yakiriye abashyitsi abagiriraho umugisha, bituma arokoka cyane n'ubwo umudugudu bari bajemo abo bashyitsi, ndavuga abamarayika. Ni abamarayika buriya Loti yakiriye. Yego, uribaza uti se kuki mvuze kuri Loti? Ni uko buriya Loti mu bantu bakiriye abashyitsi nawe arimo, kandi kugeza na bugingo na n'ubu imyaka ishize ari myinshi twibuka ibintu Loti yagize gute yakoze. Yego, nawe jya wakira abashyitsi iwawe mu rugo, nubwo waba utetse utuntu dukeya, n'ubundi ari batanu watekeye, n'uwa gatandatu yaza akarya agahaga. Ako karako narinyujijeho. Ubundi sasa reka dukomeze twiganirire bantu mujya mudukurikirana. Tumaze iminsi dukurikirana ibiganiro ku nkoranyambaga, ku biganiro bigiye bitandukanye nkatwe twese nk'uko mujya mudukurikirana. Ariko burana bari abantu batukana ku ma YouTube bakavuga ibintu ugasanga bari gusesereza mu bantu, bari gusebya abantu. Biriya ntabwo bari byiza. Njye narabinenze nk'umuntu ukorera ku rubuga Izere Yesu, usangiza abantu ibiganiro bijyanye bimeze nk'ibyabo. Ntabwo ari byo rwose mugaragu w'Imana, wakagombye kuvuga ibintu biri byo. Niba ari views ubuzazibona, ntusebye abantu, ntubatuke. Yego, ugeza aho gutuka abantu, ugatuka n'abantu bagiye bagirira abantu neza. Ntabwo ari byo. Abo bantu sinshatse kubavuga, ariko rwose namwe ku nkoranyambaga mujye mujyaho muvuga ibintu byiza, mureke gutukana, mureke gusebanya, cyane ko Imana yacu yo mu ijuru nayo ntikunda ko abantu basebanya. Yego, uba waragiye utari mu gihugu, ariko buriya ushobora no kuzagaruka ukakigarukamo. Ibaze rero kugaruka warasebanyije, ntabwo ari byiza. Twagiye tubona inkoranyambaga zigenda zitukana, zigashyiraho ibiganiro bigiye bipfuye, ibiganiro birimo gusebanya, ibiganiro birimo gupandagazanya. Ntabwo biriya bikwiriye ku rubuga Izere Yesu rw'abanyamasengesho. Barabanenze abantu mutukanira ku mbuga, turabyanze ya. Rero ngaho reka dukomeze twiganirire. Nibyo nababwiraga ngo kwakira abashyitsi ni byiza, gusebanya ku mbuga ntabwo Imana ibikunda. Yego, ubwo rero tugiye gusoza. Mwagiye mubona ko twagiye tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye ku nsengero zigiye zitandukanye, ariko se bavandi reka mbabaze, buriya ukubanye n'Imana birahagije. Wibuka gufasha. Buriya imirimo, nibyo navuze nangira, navuze ngo iyo umuntu apfuye ubuzima bwe bwose buba burangiye, ariko imirimo wakoze niyo iguherekeza. Rero tuzajya tugenda tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko bavandi ni ukuri mushyigikirane, muri duke mufite musangire, musabane, mugire urukundo. Umwami Imana yariyemeje, arapfa, amena amaraso ye, arabambwa ku musaraba, mwese mubireba. Arangije aravuga ngo byose birarangiye. Ni weho yapfiraga, ni njyewe yapfiraga. Kwari ukugira ngo tugire urukundo, dusangire muri duke dufite, dusabane, dufatikanye. Nicyo umwami Imana abashaka. Rero tugiye gusoza, ariko mbere yuko twasoza, twatangiye tuvuga ukuntu wakagombye gufasha abantu, ugasayidira imfubyi n'abapfakazi, ugasanga abantu babaye ukabafasha, ugasura abakene. Yego, rero bavandimwe, sinasoza nk'abaririmbi, ariko intego y'ikiganiro narinzanye kuri uru rubuga yavugaga ngo jya usura abarwayi, ufashe muri duke ufite, usangire na bagenzi bawe. Murabizi ko n'abantu tugenda tuzana kw'ibi biganiro ari byo topiki bagenda babivugaho barasa ku ntego. Buriya reka mbabwire, nubwo abantu benshi mutadukurikira, ariko kuri uru rubuga rwacu dushyiraho ibiganiro, dushyiraho inkuru za Yesu, dushyiraho amasomo menshi. Rwose mujye mubikurikira. Abanyeshuri muri mu biruhuko, nimuzasubira no ku mashuri, muzamenye ngo iyo ugize urukundo nawe urukundo urarugirirwa. Iyo ufashije abantu nawe uba uzafashwa. Yego, nibyo njya mbabwira. Buriya mba mbaganiriza, ariko buriya mba mbabwira, yego, iyo ugize urukundo ugasabana, ugasangira, urafasha bikemera. N'iyo ugize uburakari cyangwa se ubugome, ya neza y'ibyo wagiye ukora nayo irakugarukira. None se sinababwiye ko hari abantu bagiye bagira neza, tukaba tubibukira ku mirimo bakoze? Bantu mwabaye intwari, mukagira neza, mukagira urukundo, mugasabana, mugasangira, mugasabana muri duke mufite. Imana ahiri iri kubibuka kuko mwagize urukundo. Nimukomere cyane aho muri, turabibuka. Yego, rero ubwo ndashoje, ariko mbere yuko nasoza, reka nsengera abantu badukurikiranye, banadusangiza abandi. Nyaboneka mujye mukurikira izi video, muzisangize n'abandi bantu, abari kure, abari muri Amerika, mu Rwanda, mu Burundi,
mu bihugu bigiye bitandukanye biri muri iyi si y'Imana. Nimukomeze mudukurikirane mudusangiza n'abandi, Imana izatugirira neza, izaduha umugisha. Ngaho reka dusenge, nitumara gusenga dusoze ikiganiro, maze rero tuzajya tugenda tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu nazanye ikiganiro ku nsengero z'inaha mu karere ka Rubavu, ubu ndashaka kujya no mu Ngororero ahantu biti Muramba, nzajyaho nkorereho ikiganiro mbereke n'urusengero rwaho, mpazenguruke. Ndashaka kuzenguruka igihugu ngenda mbereka imisengere, ngenda mbereka ahantu basengeraga naho bari gusengera ubu. Ese imisengere ya buno n'iya kera nimwe? Nawe muri comment ugerega ujye utanga ibitekerezo, ujye uko ubibona. Yego, ahari wenda nanjye nshobora kukubwira ibintu umunyabyaha, yego, ariko reka mbabwire bavandimwe, mujye mugira urukundo, mugire gusabana, mugire gusangira. Uwiteka Imana aradukunda. Erega buri imirimo umuntu akora, njya mbwira abantu, niyo izaherekeza umuntu, tukajya twibuka runaka ngo yarasengaga, yasuraga abarwayi, yafashaga abantu bababaye, bakennye, bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yego, kuba mbabwira ibingibi si ukuvuga ko nishoboye, hari byinshi mba nkeneye, ariko hamwe no gusenga tuzabigeraho. Reka dusengera abantu badukurikiranye n'abazadukurikirana. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, nsengeye abantu bari kudukurikira ku rubuga Izere Yesu. Nyaboneka reka bajye bagira urukundo, basabana, basangire, bafatikanye umugozi. Mana, kandi jya urinda u Rwanda rwacu, twoherereza abashyitsi bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye, dukomeza